Yes, twongeye kubaha ikaze mu mwese mukurikira ibiganiro bya ZOOM TV tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mu nguni zose z'isi, ndetse tunabibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification kugira ngo ibintu bikomeze bibe uburyohe ndetse amakuru tubagezaho akomeze abagereho umunota ku wundi, kandi ibintu bikomeze bigenda neza nkuko nabivuze. Nkuko mubibona hano imbere ya kamera ndi kumwe n'umutumirwa n'umwana w'umusore. Amakuru meza. Deni, bimeze bite? Meze neza. Nego bambwiye ngo yitwa Deni, nibyo? Hano uyu mwana ni umwana ufite impano ikomeye cyane, araza kwitubwira, ariko mbere yuko tujya ku mpano reka tubanze tumuhe ikaze atwibwire neza birambuye, dore n'umuntu w'umusore, hanyuma tujye twabonera kuganira. Hanyuma uratangira tubwira amazina yawe, niba uri umunyeshuri bitubwire kugira tumenyane neza. Njye nitwa Vincent. Njye nitwa Mugisha Deni, abandi mu mwaka wa 6 amizero Biryogo, abankorera imyitozo hano ku kagari ka Rwamara. Tumaze tujye ku mashuri mu mwaka wa 6 secondaire, primaire, kaminuza. Primaire. Yego. Urabisoje amasomo ameze atese? Ameze neza. Mu mwaka wa 6. Hanyuma urabitsinda se ku ishuri? Hatugusanze hano mu rugo iwanyu rero, hano uri umwana wa kangahe hano mu rugo? Uri imfura cyangwa uri umuhererezi, bimeze bite? Ndi wa 4. Uri umwana wa 4? Hano dusanze rero wambaye imyenda, ndetse dusanze uri mu myitozo. Iyi myenda tubanze tujye kuri imyenda. Iyi ni myenda bwoko ki? Ndabona hariho utuntu tw'udushushanyo ntazi, ariko ndabona imeze nka uniforme. Tubwire kuri iyi myenda, ni imyenda bwoko ki? Iyi ni cempa abashinwa bambara bari mu myitozo. Ni mu myitozo ngororamubiri. Imyenda yitwa Chimpao. Chimpao. Umunsi nanjye ndamenye igishinwa. Hanyuma Chimpao rero bishatse kuvuga iki? Ni imyenda abashinwa bambara bari mu ngororamubiri. Yego, Mugisha Deni. Hanyuma nawe ukora iyo myitozo, tugusanze hano uri no mu myitozo ikaze cyane. Imyitozo rero ukina iyihe mikino? Nkina kungufu. Umwana w'imyaka ingahe harya tuye ko mfite imyaka? 11. Umwana w'imyaka 11 ukina kungufu te, byatangiye gute, uyikinira he? Byatangiye bibona kuri televiziyo batera imigeri bigurura. Nuza kubona ku munsi w'amanota umwana ari kubikina, nanjye ndabyifuza mbijyamo gutyo. Bigirira umuhate. Yego. Wabibonye kuri televiziyo? Wumva urabikunze. Hanyuma ubundi ugereranyije watanye nko kubyiyumva muri Byari? Uwo mwana nyikimubona ari gucanga inkota. Yacanga inkota? Wigaga rero icyo gihe, wigaga nko mu wa kangahe cyangwa wari ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10 ndi mu wa 4. Wumva urabikunze? Hari ikindi gitekerezo cyari cyeregeze kikuzamo cyo gukina imikino nk'iyo ngororamubiri, cyangwa ukibibona nubwo wese ubikunda nyine icyo gihe? Ntabwo ari ubwo nahise mbikunda, ahubwo byancishikarije kubona umwana yigurura. Ndavuga nanjye kanigurura, umwana agiye hanze inshuro 2. Wumva urabikunze? Hanyuma rero wiga mu wa 4 niho wabonye uwo mukino, wumva urawukunze kubyinjiramo cyangwa gutangira nawe kubyitoza. Byatangira ryari? Wese utangira kubyitoza icyo gihe cyangwa watangiye kubyitoza nyuma yaho haciyeho igihe runaka ukibitekereza? Haciyeho ibyumweru 2 turangije ikizamini cyo mu wa 4. Tujya gutura Rwamara, abana 2 barambwira tujyane, mbabona bakora irataho nakoze. Nanjye buno nsigaye mbizi. Usigaye ubizi. Hanyuma Mugisha, ibintu byo gukina rero iyi myitozo ngororamubiri bisaba kuba ufite imbaraga, waratamiye,
ku buryo nyine n'imbaraga z'umubiri uba uzifite. Iyo muri gukina biriya uracyari muto, imbaraga ntago ziraza neza, ntago bikugora cyane. Ntabwo bingora, ikintu cyose ni ukwiyoroshya. Mbikora mbifite umuhate nkabikora. Mbese ikintu cyose bisaba kwiyoroshya no kugira umuhate muri cyo. Hanyuma uyu mukino rero ukimara kuwubona cyangwa mu gihe gito umaze uwiga, ukimara dusubiye inyuma gato, ukimara kubona ukabikunda, watangiye kubyitoza ku giti cyawe, hanyuma nyuma yaho wagiye mu ishuri ribyigisha cyangwa uracyabyitoza wowe ku giti cyawe? Nabanjije kubona abo bana bakajya banyigisha, banjyana kuri ako kagari nkajya nitoza. Mufite abarimu ku kagari? Umwe. Hanyuma umaze rero igihe kingana iki wiga iyi kungufu, igihe umaze nyine ufite abantu bagutoza? Amezi 6. Mu mezi 6 ibyo umaze kubona duke nabonye hano uri kwitoza twose utwize muri amezi 6 gusa? Niwo maje kubyiga ko iyo ntacyo mbisubiramo umva biranshimishije. Yes, Mugisha, uyu ni Mugisha Deni bakunzi ba ZOOM TV, nkuko dukunda kubikora, ni gahunda yo kuzamura cyangwa kwerekana impano zitandukanye nkuko dubikora tutembera ahantu hanyuranye cyangwa ahantu hatandukanye, kugira ngo tugaragaze impano zitandukanye, cyane cyane za mpano ziba zipfukiranwa zitarazamuka, kugira ngo gira umutima wo kuba bafasha umuntu kuzamura impano ye babe babikora. Akaba ari impamvu twasuye uyu mwana muto cyane w'imyaka 11, ni Mugisha Deni, ufite impano zitangaje. Mugisha Deni, hanyuma umaze amezi 6, amasomo rero abameze gute? Mugira uburyo mwita amasomo nkuko urabona iyo abantu bari ku ishuri hari ukuntu bita, bumva ngo hari za social work nimba mubyiga, hari ikinyarwanda, hari mathematics. Mwega rero mu kwiga ibi bintu mufite amazina mugenda mutondeka amasomo y'ibyo mwiga? Nayahe rero? Hari ubucane y'abana na cancani ibanziriza abana. Ubwo ni ubucane? Ubucane. Ni abana bangana iki rero biga iyo, ubwo mubyita gute? Ni abana bangana iki biga iryo somo? Imyaka 2 kugeza ku 9. Imyaka 2 kugeza ku 9 nabo biga iyo ngiyo, ni ukuvuga ngo warayirenze? Ikurikiyeho ni Suji Cenchen. Ni Suji Cenchen. nayo yiga abana kugeza 11 kugeza kuri 13. Ubu nicyo cyiciro urimo? Izikurikiye se nazo mwana, ubu nta kindi cyiciro urigaho? Ni ibyo byombi gusa? Izindi ndazizi. Izindi urazizi? Nazo se uraziga cyangwa uzize mu mazina? Ndaziga. Iyo uri umukuru ntago umanuka muri izo z'abana, urakomeza. Iyo uvuze ya kabiri, kariyo wagombaga kuba wiga yo kuva ku myaka 11 kugera kuri 10. Iyo uyibashije urayikina, itayibashije ukayiva. Ubu warayirenze? No kuvuga warafashe cyane nyine, wafashe vuba uhita uyirenga. Ubu hakurikiraho iyihe ya gatatu? Hakurikiraho zonje. Zonje nayo urayiga? Oya. Zonje ntago nzi kiruhande cy'imoso. Isaba ikimoso. Ubu niyo uri kwiga nyine ni kwimenyereza cyangwa ntabwo uraje? Nayivoyo ndikuzi. Birakugoye? Izindi zikurikiye? Ni nancane. Ni nayo urayiga? Ni abakuru. Ni abakuru. Yo ibikubiyemo ibintu bimeze gute cyangwa ibikubiyemo ibiki? Kwikomeza kugira imbaraga mu maboko. Ubu niyo watangiye mbese niyo urimo ubu? Umaze igihe kingana iki yiga rero? Tuyiga iminsi 3. 3 mukaba murabifashe? Oya. Iminsi 3 no kuyiga, indi 3 no kuyifinyora. Nakuvuga ngo uri muri iyo minsi 3 yo kuyiga? Hanyuma kwiga rero mufata igihe kingana iki mwiga iryo somo? Iryo somo dushobora guhera nko kuwa mbere tukarangiza kwa 4. Iminsi 3. Nakuvuga ngo mwiga amasaha ngaho, urumva uri ku ishuri, hari igihe cyo kwiga n'igihe nyine cyo kwiga ayo masomo. Mufata amasaha ngana iki kugira ngo isomo muri fashe neza mugere mu gihe cyo kurifinyura mugane wawe? Tuva ku ishuri saa 11 tukagerayo saa 12 tugataha saa 2. Saa 11 kugera saa 2. Hajya mwigira ku kagari kahe? Ka Rwamara. Abarimu banyu ni abantu bakuru se cyangwa mwigishwa bone n'abana bakiri bato? Ni umuntu mukuru. Hanyuma rero kuva wagera muri ririya shuri, urumva watangiye kubyumvamo ukiri muto, kiri hano,
utaranamenya ko uzajya kubyiga n'ubwo bwose wumva ufite umuhate ukigera hariya ku ishuri ni iki wavuga umaze kugeraho waratira abandi cyangwa wabwira abadukurikiye? club imishema ikanshyigikira iyo turi nko mu marushanwa ikaguha morale yo gutsinda nanjye nuko byagenze nahana imidari 2. Yego. Wow, felicitation. Umaze kubona imidari 2 biturutse muri iyi mikino mu mezi 6 gusumaze? N'uwa 7 nakiniye mu marushanwa. N'uwa 7 nakiniye mu marushanwa. Umudari? Oya, amezi. No kwezi kwa 7. Yego. Hanyuma iyo midari rero tutaragera ku midari cyangwa se iyo midari yaje yonyine cyangwa uza iherekejwe n'akantu nyine n'agafaranga nako karaza? Haza iriya baguha nimba ari felicitation. Hanyuma cyangwa ni certificate? Certificate. Yego. Haza no ukuvana umudari uzana na certificate. Nta mafaranga ariko yaje biherekeje. Cyangwa haduke nyine. Icyo gihe ntago amafaranga yaba yatanga. Yego, ibyo by'imidari nabyo turabigeraho uze kuyitwereka. Hanyuma Deni tugerero mu buryo bw'amasomo yawe. Uriga wiga mu wa 6 kandi ugomba guharanira nyine nk'abandi bana bose kuba watsinda ikizamini cya leta kiri bugufi ejo bundi. Ubu ibyo bintu kubyiga no kubifatanya n'ibi by'umukino cyane ko nabyo ufite umuhate wo kubimenya ntago kimwe gitsikamira ikindi? Ntago gitsikamira. Hanyuma rero mu buryo bwo kwiga Deni ni muntu ki ku ishuri? Deni atsinda te amasomo yo ku ishuri asanzwe mu makayi ayamwigara ku ishuri? Uyatsinda ute niba koko kugira uduhamiriza ko bira bintu bitajya bitwara umwanya wawe munini bikakubuza kwiga? Dukora siporo kwa 6. Mu minsi isanzwe nyiga ndi ku ishuri. Mu gutsinda rero gutsindaho utsinda gute amasomo asanzwe cyangwa wibonera amazero? Aya ntago ari amazero. Nsinda amasomo ariko bitewe nuko nize ndatsindwa. Yego. Iyo wize uratsinda, iyo utize ndatsindwa. Ni iki gituma utiga? Nyine iyo utsinzwe ni iki kiba cyatumye utiga? Icyo gihe twakundi gusakuza mu ishuri. Hanyuma rero gutsinda rero muri mu wa 6 muracyari mu gihembwe cya mbere? Mu mwaka wa 5 wawimutse mufite amanota ngahe mu mwaka wose? 52. Ese mu 52 si make? Si make buriya? Niyo nakoreye. Niyo wakoreye. Urumva araregeje rero ko wikundiraga uyu mukino cyane wabimariyemo ko byasa kose. Kuko nabonye waramumetirije mu gihe gito cyane gishoboka. Bivuze ko buriya n'amasomo ya metirije wayatsinda ariko umwanya munini ushobora kubuha uyu mukino. Umwanya munini mu ishuri. Kuko ari kwa 6 dukina.